bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose. One more time, welcome back mu kiganiro cy'imyidagaduro. Nge nitwa Ismail Papi Muhinda. Iyi ni Shambo Show, hahandi n'ubundi uvana ibyiza mu beza cyangwa ukavana n'ibyiza mu heza. By the way, ndakwibutsa ko ahanga tuzagana n'ubundi imyidagaduro kenshi, tuganira social life muri rusange, aho tuzaganira na ba nyirabyo ya mu muziki, ya muri cinema, ya mu baturage, social life, kuko tukeneye babandi batwenspiraringa. We will learn, we will inspire, we discover again, we entertain. Niyo gahunda yacu muri rusange ya Shambo Show. Ndagushuje rero munyarwanda cyangwa se wowe utwumva dukurikiyene uruca hano hari cyatandukanye bakuri YouTube channel kuri Shambo Show, n'ubundi ukora subscribe, like, share with a comment. Ndagusuhuje muri rusange rero tuza kuganira n'ubundi uyu munsi dufite umutumirwa. By the way, people if you say the music they understand the music. Iyo bivuze ngo muziki wumva muziki koko, that's what the people they do. Of course ndiko n'umusore muzi cyane yitwa DERRICK cyangwa se Don Divin mu gifaransa ni Don Divin, ku bantu batazi igifaransa very sorry. So makanya gatugiye kuganira nawe n'umwe atubwiye ku muziki we by'umwihariko twinspiraringa ko there is a more than youth bari hano hanze n'ubundi bakeneye kumwumva ariko bakumva bya gice cy'ubu cyatumye n'ubundi azamuka atera imbere, kuko numwe mu basore uyu munsi mu Rwanda tuvuga ngo maze kujya kwindi level kuko kavalinga old schools cyangwa se old music. Ariko se bihagaze gute kuri we, bimeze bite kuri we? Reka tubwiye n'ubundi yitwa Divin cyangwa se Don Divin cyangwa se DERRICK. Makanya gato tugiye kuganira nawe n'ubundi yitwa DERRICK Don Divin mu gifaransa nuko tubivuga. Divin meze neza se? Bana meze fresh bro. Bana murakomeye kabisa. Umunsi rero wagize kuri Shambo Show. Ahangaha ni handi tuganira kuri inspiring abantu. Ntago tugiye kuganira ngo urugendo rwawe rw'umuziki ngumva ngo muri studio bihagaze guta. Yes, it's a better kuko baranyarwanda bagomba kukumenyaho gato, ariko we want to understand your background. Hahandi nyine izambaraga wazivanye hehe? Gusa mbere ho gato tuzo twumva n'ubundi umuziki kuko niyo mpamvu ya mbere uri ahangaha. Click on the guitar. Giranga umuziki bondo, giranga umuzo w'umwana, nihora wihorere, giranga ncure intimba, ndababwira yo nabonye, ayo nagowe. Uwo mwana yari rukundo, yari mwiza nk'irirenga, ninde wo mumenya, ko namubuze namwaze, ari we gusa nakunze, uzinzo mwibagira namba. Sinarinzi yemwe ko norizeya, reka nzomuhoza ku mutima njarara 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 njarara. We inspire people through the music. Twinspiring abantu duce mu muziki. Uyu munsi twe na Don Divin. Akafaransa ndashaka abantu bakamenye ni Don Divin. Ako karo kabisa. Yabana makuru ni meze fresh. Yabana muziki ni neza cyane. Indirimbo bahitanga iki mbere ko tuyenda tujya muri content yacu muri rusange tubantuganize ku muziki wawe. What's about music hagaze gute muri rusange? Indirimbo bahitanga iki? Indirimbo ngiye nyizi kuri Kidumu yitwa Mosozi y'urukundo, ariko nawe ndakeka yarasa nk'uwayikoreye remix, ariko ngiye nyizi kuri Kidumu cyane.
kidumu kibido kibuganizo urimo kurimba nk'umurundi abwo tutunde vuga ati no mujama no murundi se reka hatubwira muri dive uri umurundi uri umunyarwanda amana benshi bakunze kubyitiranya kuko bo ndi umunyarwanda inkomoko yanjye ni mu Rwanda ibisekuru byanjye ni mu Rwanda na papa wanjye ni umunyarwanda ariko ngiye navukiye i Burundi navukiye Bujumbura kubera amateka nyine y'igihugu urabiza ari abantu benshi cyane bagiye bavukira hanze nkanjye oya ndo mu diaspora kuko n'amashuri yanjye yose nayize mu Rwanda tu ariko navukiye i Burundi navuga niyo mpamvu ushaka gukunda ibihangano byo mu Burundi bo ndabikunda ariko buri indirimbo z'i Burundi narebye mu minsi yashize mu myaka yashize twabyirutse zivuzwa cyane ku maradiyo ba Kidumu ba Roriro ba Fizo sinange gusarega uzikunda n'abandi bose nawe nuko ngo rero indirimbo nyikunda bitewe n'ubwiza bwayo hari n'izo hanze zindi kwa ngo muzike nta mipaka igira nyine tu nuko nyine uyu munsi wenda arizo nabaririmbiye cyane ariko ubundi nyine nuko nzikunda nyine ariko n'u Burundi ndabukunda by the way igihugu cyiza kabisa. Then reka dutangire no tugiye muri gahunda ya music cyangwa se ubuzima bwa mu muziki watangiye umuziki ku bantu bababaza amateka yawe yari ryari se which na kahe kara katumye ujya mu muziki cyangwa se niye mpamvu yatumye winjira mu muziki? Bo impamvu yatumye ninjira mu muziki sinavuga ngo ari impamvu runaka ahubwo ni ibintu byari bindimo ni ibintu byari bindimo nanjye nakuze mbona mbijyamo cyane ari byo bintu nkunze kurusha ibindi ameza kumva umutima wanjye mbwe ati ibi bintu ugomba kubikora nkumva niho nyine nisanga cyane tu ariko by'umwihariko n'ababyeyi banjye bakoze muzike nakuze mbona papa na mama baririmba bajya muri konseri ibintu nk'ibyo mu rugo hari gitari papa acuranga nkurira muri ubwo buzima tu nanjye ko byari bindimo mbigenderamo gutyo nyine mbikuriramo. Reka tureno ishusho rya DERRICK cyangwa se rya DIVIN mbere yuko yinjira muri studio yari umutipe umeze gute yakunda gukora iki se kuko wenda ashaka kuba uri mutaragira muri studio cyangwa utaratangiye guhanga ibihangano byawe uri wa muntu uvuga ati uri muri football se tubimenye niba warakinaga umupira umeze nk'amana yazimye bo umuziki nawukuriyemo nawukoze kuva nkiri umwana natangiye kwandika indirimbo 2008 nigaga muri primaire ubundi muri primaire niho umuntu akora ibindi bintu byose ukazabisiga inyuma ariko nakuriye muri muzika ariko na football narayikinnye cyane nari gardien y'ishuri nigagaho ariko nkakina ahantu hose ngiye narakinaga kuri defense kuri 7 cyangwa 11 ko nakirishaga amaguru yombi ariko nakinnyeho na karate imyaka myinshi cyane na basket nayo narayikinye mbese nafite talent nyinshi cyane ariko ikintu cyazaga imbere cyane yari muziki ufite talent nyinshi cyane music kaza imbere kandi akenshi umuntu yikina football buriye imeze nka addiction egada music nayo is addiction ariko football mbona nayikabya akwibazo no wari no mu winga kandi rero kera kurikira uri myaka yanya kenshi usanga football irimo kugezweho umwana ukina football yabaga ari umustar muri kariti like wabihuza gute na music yawe? Bo muzike byari bitarakara cyane kuko ntabwo nari bwabone inzira yo kubikora neza kwari ukuririmba nyine nkandika indirimbo nta stage nabonaga nyine nari nyiri umupeti narimbiraga abana nyine inshuti zanjye ni nabo bamfosinze ahubwo kubijyamo cyane nkabaririmbira bisanzwe ariko icyo nabonaga nyine aho ku expressing iyo mpano nabaga mfite byari byivuga twajya gukiniraho yari aya ma club twakiniragamo ariko ibintu by'imiziki nta hantu twabikoreraga cyane kwari ukwandika ukaririmbira inshuti bikarangiriraho ahubwo byaje gukara noneho ngiye segonderi tutangiye kujya dukora ari amashow yo ku mashuri ya segonderi nibwo byaje noneho gusa nkaho biboostinga cyane. Public ari wamaze kwinjira muri segonderi sibyo akaduhera aho ngaho urabona yinjiye muri segonderi bivuga ngo wari ufite impano nyinshi kandi zose ziri muri segonderi ubundi naho ni hahandi football yashaka kuzamukira music yashaka kuhazamukira n'ubundi icyo gihe bitari biri komeye cyane ariko n'ubundi ku muhanzi yara mu ishuri bwari ni gangster bya hatari like wamanaginze gutira situation rero bano kwango narahageze bitabisa nkaho byivangura football narahageze nsanga abandi bayikina cyane kundusha ari bakuru banje nyine bari nabakuru bafite n'imbaraga rumongera nje mu hambere
football ubwo mbura umwanya ndabireka ndabihagarika ahubwo ntangira gukina basket nayo nakomeje ko byose narabikinaga meze no gukina karate ariko muzike noneho nageze mu wa kabiri bahita bampa akazi k'ubu DJ ku ishuri urumva noneho kwari nko gusembura noneho bahita bampa akazi k'ubu DJ nkajya ndirimba nkakora niyo muziki nka DJ nkakina niyo basket na karate bigenda nyine bisa nk'ibyivangura ngeze superieur na club ya karate naje kubona nyine harimo intege nkeya tutangira kubura recuperation y'ubwo bakoye ibintu by'amakantine n'iki basket ndahagarika karate ndahagarika mpita nikomereza muzike naho bahise akazi k'ubu DJ aho nageze nagakoze imyaka 5 nyine mu myaka 6 nize segonderi nakoze akazi k'ubu DJ imyaka 5 uvuze ngo wize kuri ikigo mpaka kirangira narinze mpava kabisa ari byo nkora ubwo mpita mbifatanya n'ibintu bya music production muzike rero hitiganza kurusha ibindi byose umaze kugira mu mwaka nk'uwa gatandatu watangiye kumenya ko intumbero ari umuziki cyangwa se ari production muri rusange wagiye kubyiga se kugira ngo ufate ya mpano noneho ugira umwimerere wabyo yari impano ya indi ya kera ushaka kongera gukoza ndogaca ku zindi mbuga kugira ngo ubimenye like which kind of course wafata kugira ngo ubashe kubimenya ibyo ngibyo ni nkuko nawe sinzi niba harize ubunyamakuru ariko mu by'ukuri umunyamakuru mwiza arumva ukuntu baza ibintu byose urumva ko ari byiza ibintu iyo bikurimo abikurimo abasigaye cya kintu cyo oya nibyo kabisa urebye n'abanyamakuru beza dufite no kwenda bishobora kuba byaragiye bihindagurika ariko abantu beza dufite mu myuga itandukanye usanga atari n'abantu babyize mu ishuri ahubwo ari impano zabo ari ibintu bibarimo nyine tu nge rero nakomeje kubikunda ndi interesa cyane urumva nabaga afite n'ibyo bikoresho ku ishuri ntangira rero kwiga music production nabitangiye 2010 n'ubu ndacyabikora kubera kubikunda cyane kwiyenteresa n'iki n'ibintu abikurimo nashidutse ahubwo nzi ibintu byinshi nanjye ubwanjye ntazi ko nabimenye nako nagiye niga gitari niko nize piano ntago nigeze njya mu ishuri cyangwa ngira umuntu unyigisha n'amatutorial nangiye kuyareba ejo bundi aho tumenye ubwenge internet ayiziye urumva ariko ikintu iyo kikurimo kiba kikurimo kabisa akatugane noneho kuri gice cya umaze kugera hano hanze kuri studio hanze mu muziki ni ryari none ubwo ari 2012 niko watubwiye kwinjiye muri studio icyo gihe ninde wakubwira ati mwana pusa bro jya muri studio ukora akantu ninjiye muri studio nkiga segonderi nari ngeze mu wa 4 nageze mu wa 4 abanyeshuri barabona ko nkunda umuziki cyane ariko nkumva nta mahirwe nzigera ngerayo kujya muri studio numvaga atari n'ibintu byanjye hari ibintu reba ukajya birebera hari ukavuga biriya n'iby'abandi ntago ari ibyanjye noneho hari umwana mwita Nelson yitwaga Nelson yabaga i Nyamirambo arambwira ati ariko manti ngiye mfite umujama afite studio kandi yagufasha kandi bakorera amafaranga make tuzaze tujye kumureba ubwo vacances igeze turagenda mu Biryogo aramunyereka nabwo bwa mbere nari mbonye twanze nta nubwo nigeze ninjiramo imbere ngo ndebe uko bimeze navuganye n'uwo mutipe arambwira hano 20 twawukorera indirimbo ubwo rero nabaga kwa tante Kimironko nari namubwiye aho ngiye ntashye arambaza byagenze biti ndambwira nyine banciye amafaranga 20,000 ubwo noneho umugabo we aba yabyumvishe kuko bari bazi ko papa nyine wanjye yakoze muzike cyane aratangara ngo nawe ngusigaye uri umuhanzi ndambwira nti nawe ndabikora tanti nawe tambwira ati none se wamwishyuriye indirimbo ukareka kumubaza ibintu byinshi ahita mbaza indirimbo nangahe ndambwira ni 20 ariko nyine ni studio nyine iri aho ngaho mbwa studio nziza se umuntu yakwishyurira gute icyo gihe haragezweho ibisumizi ndabyibuka bukiye mpita njya kubisumiza njya kubaza banca amafaranga 40,000 icyo gihe niyo mafaranga bakoreraga ibisumizi kabisa byari bigezweho cyane kabisa nuko rero amafaranga yamaye amadolari 100 sinzabyibagirwa arangagenda ukuremo indirimbo yasigara yanzanira ariko iryo joro naraye nganuye y'amadolari narayafashe nyashyira mu musege munsi ndavuga ati ataza no kugira ikintu kiza kikayatwara
ewana bigeze mu ijoro hagati biranga ndayafatanya ashyira mu isogisi ndaryambara ewana ndangije nyine ndagenda numvaga no mu muhanda numvaga bari bunce ukuguru kuko narakize mu isogisi ntashya mu mufuka agatakara ewana ndagenda nyine ndishyura indirimbo ya mbere ndayikora birarangira none sigara nibara se indirimbo ya kabiri nzayikora gute icyo gihe namaze kumenya production ariko nyine numva ari ibintu bisanzwe ariko ibyo nakoraga byari byiza ahubwo cyane noneho nibaza handi hantu nzakura amafaranga 40,000 nari umunyeshuri na jade poche cyabaga ari ikibazo urumva ewana ndavuga nta kundi kuntu bizagenda mitambara ndavuga ubu ngubu nikoreye beat nagiye gukoresha record byibuze bakanca 20 nkajya ncura beat ndi ku ishuri ewana nkabika udufaranga 5 bampereza jade poche ngakora 5 hari umunyeshuri najyaga anyahereza ambwate amafaranga ninayakwaka uzayanyime urumva ko nabaga nzi ko nshaka kugira ikibazo yari umushiti wanjye cyane yitwaga Valence nkayamuha akayambikira ewana ibihembwe bibiri byageraga 20,000 nazibonye nkahita njya kuri studio narangije secondaire ifite indirimbo 3 zanjye kabisa harimo 2 nicuriye kandi indirimbo nziza niyo ngiyo banyishyuriye nyine Tochagana don of course ariko reka tuge ku muziki ho gato cyane wongeye dukore ku murya like kubihangano wagiye ukora nike gihangano z'abanyarwanda bakumenyeho cyane bakagukunda mbese muri rusange kugira ngo n'amasaha dusohoze umugani dukora ibindi abanyarwanda bamenye cyane kuri cover nakoze yitwa Gikundiro indirimbo ya François Nkuru nziza wajya no kuri channel yanjye wayibona ubu ndakeka imaze kugira views 145 urumva nyine ewana yakoze akazi ni abantu benshi ro banziho bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza undi utwambitse umunega maze ibyiza bikadusaba bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro musanganwe ishema ryinshi mu masabukuru yose utwibutsa urugwiro rw'ibihe twabanye byose bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro kanitahire imani barinde ando like uririmba umuziki wa gakondo ukaririmba n'indimbo zawe kuko urazifite hari zo wagiye uhanga n'ubundi ariko reka tugane kuri kino gice by the way let's inspire people like uyu munsi urubyiruko abanyarwanda cyangwa se hari abantu bari mu katubyite abanyamugesho ko barateye imbere ko hari abantu bari mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ariko they still blame themselves ngo nta kintu twakora
we can do something like let's kick them reka twa kicking mbo icyo nababwira cyo ibyo bihe nyine nanjye nabinyuzemo n'abakuru banjye babiciyemo ugiye no kureba amateka y'abantu benshi cyane bagiye bagera ahantu kure usanga baraturutse ahantu nyine mu buzima bubi cyane ubuzima bwo mu cyaro cyangwa se no mu mujyi ariko ugasanga umuntu nyine ewana ari underground nyine munsi y'inzozi ziwe hahandi ureba ukavuga ati biriya bintu ntabwo ari ibyanjye ariko nyine ibanga ni rimwe tu no gukunda ibyo ukora kandi ukabiharanira tu njye hari ikintu njya mvuga ikintu cyawe kugira ngo cyitwe icyawe koko uragiharanira nubwo kiba ari icyawe urumva uyu munsi ushobora kuba ufite inzozi uri ahantu kure runaka ufite ibintu ubona nyine ukayibona nk'indoto ariko ibyo bintu ni ibyawe ugomba kubiharanira kandi birashoboka ko wabigeraho birashoboka cyane kabisa nanjye ahantu ndi ntago ndi ahantu hakomeye nta zina rihambaye mfite ariko ntago nari nzi ko nzagera n'ahangaha uyu munsi ufite icyizere rero ko n'ibindi bizakunda cyambere no gukora cyane cyambere mu bushobozi buke ufite ugomba kubukoresha kandi ibanga ryo kugira ngo umuntu atere imbere no gukora iyo ukoze imigisha iraza imiryango igafunguka kangahe ku mu cyumweru ngiye senga buri munsi umusore usenga buri munsi nyine mu mwumve so wakoze cyane by the way kangushimire of course tugende no ku musozo cyane ko gahunda zazikomeje n'ubundi tugana bisandukanye cyari Shambo Show kuri YouTube channel akora subscribe like share the comment tukaganira umunsi ku wundi tuganira na banyirabyo ariko katubwira byinshi mu mateka utigeze umenya kuri bo ariko bikaba byakwinspiringa yaba uri umunyarwanda cyangwa cyangwa se undi muntu utuye ahandi hantu upfa kumva ikinyarwanda cyane ko izindi ndimi nazo tuzazikoresha ariko mu kinyarwanda nacyo ko mwatwumva cyane so Derrick man platform zawe ni izihe turagusangaho ahantu hose nkoresha Derrick Don Divin Derrick Don Divin amazina atatu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahantu hose na amazina nkoresha nta kindi kintu nongeraho bimwe ngo bya official ngo biki na n'utwo tuntu tutari official bwawe official so nitwa Don Divin mu gifaransa ubundi buri Derrick nawe ndi kuri ushaka kurivuga cyane ko ni mu cyongereza ariko ni Don Divin abantu tazi igifaransa nka Mr. Imbo ndabasuhuje ariko muri rusange wakoze cyane by the way wakoze kwitabira ubutumire kuri Shambo Show n'ubundi tuganira na bamwe mwe bikora banyirabyo mu inspiring abandi ko hari abantu benshi cyane uyu munsi bafasha ubumenyi bwawe hari byinshi bakwigiyeho kandi nzi neza ko biraza kugira akamaro muri rusange wakoze cyane nawe ndabashimiye cyane kuba mwamaye umwanya wanyu mukamano kuganira n'abanyarwanda n'abakunzi banjye abantu bafashe umwanya wabo bakareba kino kiganiro ndabashimiye cyane bakore subscribe bajye no kuri Derrick Don Divin bakore subscribe n'abandi bahanzi bose mubashyigikire rero nta mpamvu gukanda subscribe butanze inkunga ikomeye kandi nta kintu buruzinze nujya ubona n'umuntu ukabona yakoze ikintu yashyizeho imbaraga niyo utagikunda jya umuha subscribe unagisharinga ugereza abandi bashobora kugikunda tu nicyo nabisabira kandi mwakoze cyane kudukurikira njye nitwa Ismael Papi Muhinda ni Shambo Show kuri YouTube channel Imana urinde edizo wakoze cyane kuri camera by the way na Imana ikomeze kurinde bwo gahunda ni yandi n'ubundi no kuganira n'abanyirabyo Shambo Show